Muraho neza, muraho bakunzi ba BTM TV, ndabashuje umwami Yesu atwishimire. Rero buri munsi hari ikibazo mbaza abantu, niyo ngenda mu nzira, niyo nicaranye n'umuntu mu modoka, ndamubaza ngo Yesu Kristu umufata ute? Nkongera nkamubaza ngo Yesu Kristu ni umwana w'Imana, ni umuhanuzi, ni Imana yigize umuntu? Rero abantu benshi mubo nagerageje kubaza barambwira ngo Yesu Kristu ngo ni Imana, ngo nako ni umwana w'Imana. Ariko njyewe abankurikirana ntago Yesu Kristu nkivuga ko ari umwana w'Imana, oya, ahubwo ndashaka kubereka imirongo igaragaza ko Yesu Kristu ari Imana yigize umuntu. Numara gusobanukirwa ko Yesu Kristu ari Imana yigize umuntu, nibwo kumwizera, kwizera izina rye bizakubera ingabo iguherekeza mu rugendo. Reka nkwereke ahantu byanditse muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere. Ndagenda iyo mirongo nyikumvisha, ni ukuri umbabarire, hari igihe njya ngira n'ubwanwa nkavuga se koko uzi ko koko kwizera biruhije? Uzi ko kwizera koko biruhije? Yesu Kristu ni Imana, ni nayo mpamvu yasize atwigishije ngo nimusenga mujye muvuga Data wa twese. N'ubundi yari mu isi ari Data wa twese, ariko abantu ntibabimenya. N'ubundi yasubiye mu ijuru asubirana cya cyubahiro cye. Wakanga kuvuga izina rya Yesu Kristu ugasenga ngo Imana ngo yo mu ijuru, n'ubundi ni Yesu ubusenzi gusa, kuko yaje mu isi akaba umuntu, yagira ngo arebe abazamwizera abaribo. Niyo mpamvu yaduhaye izina rye rya Yesu Kristu ngo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Reka nsome vuba ugerageze wumve. Mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'uwo mucyo, ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Ariko imagine, yari mu isi ndetse niwe wayiremye. Urumva, yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nanjye simfite gutinya ko ndi umwana w'Imana, ndi umwana w'Imana. Ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo yabaye umuntu, abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yesu niwe wasize utubwiye ukuri. Niwe koko uvugisha ukuri. Iki gice ngusomeye nawe uzakisomera utuje. Ahangaha ni gute wahakana ko Yesu Kristu ari Imana yigize umuntu? Reka tugende muri Yohana noneho 14. Yohana 14. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi. Hano yangaga kwivuga. Urumva, ntabwo waba wambaye umuntu ngo uvuge ati ariko nubwo nigize umuntu ndi Imana. Ibyo bintu ntabwo ari gutyo ari kubivuga.
ntabwo ari gutinyuka kuvuga ngo nubwo mubona nambaye umubiri navutse nkakambakamba nkavukira hariya kwa mama mariya no kwa yosefu, nubwo mubona ndi umuntu ndi imana. Ariko hari ibimenyetso n'ibitangaza yabakoreye. Yagenze hejuru y'amazi, yazuye Lazaro amaze iminsi 3 yarapfuye, yahumuye impumyi, Yesu we, yatubuye imigati ahaza abantu 5,000. Ibyo ni utuntu duke ngo kandi ngo ibyo ni ibyanditswe, ngo yakoze byinshi bitananditswe. Yabwiye uriya mugore wari uje kuvoma amubwira ibyo yakoze byose. Rero yari imana nyine, ariko hangaga kubwira abantu ngo nubwo nambaye umubiri ndi mu isi ndi imana. Aho ngaho yaracecetse. Urumva ngo kandi kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategura ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye. Yarongera aranavuga ngo nzabajyana iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubaza ati databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu arababwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na data. Uhereye none muranzi kandi uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Uvugisha ukuri. Ubu kuko iyo ufashe Yesu ukamupfobya, ukamwita ngo umwana w'Imana, ukamwita ngo umuhanuzi, ukavuga ngo habaho Imana hakabaho na Yesu, kandi Imana ari imwe. Yarakubwiye ngo ujye usenga data wa twese, n'ubundi data wa twese ari Yesu waje mu isi. Birababaje. Uko kwizera mfite yaba nawe wakugiraga, yaba wowe nkurikiye wakugiraga, twazabana mu ijuru umunsi tuzaba tuvuye muri uyu mubiri. Kuko uyu mubiri wo n'umuntu wabayeho imyaka myinshi ntarenze 120, niko Bibiliya ivuga. Uyu mubiri wo tuzawuvamo. Uyu muntu uri muri beti wambaye uyu mubiri mureba avemo agende mu ijuru aho Yesu yagiye kuntegurira. Filipo aramubwira ati databuja, twereke data wa twese biraba bihagije. Erega n'abigishwa be bumvaga hari undi data wa twese uhari, bakamubaza ngo twereke data wa twese biraba bihagije. Filipo aramubwira ati databuja, twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubwira ati nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo. Umbonye ababonye data. Niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ntiwizera yuko ndi muri data na data akaba ari muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uguma muri njye niwe ukora umurimo ye we. Kuko Yesu Kristo yabaye umuntu 100%. Iriya misumari bamuteye yaramubabaje, kuko yari yambaye umuntu ariko yambaye n'ubumana. Rero yangaga kwibwira abantu, kandi no mu itangiro, kuko Imana izi byose, imenya byose, imenya n'ibizaba, ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Yari izi neza ko izaza ari umuntu, igakambakamba, ikavuka, bakayitwita. Yesu we. Ariko kugira uko kwizera ko Yesu Kristo ari Imana yigize umuntu, bikanga kukuzamo. Gusa ntago nananirwa kwigisha ko Yesu Kristo ari Imana yigize umuntu. Wavuga ngo hari Imana ngo data wa twese, n'ubundi ni Yesu uvuga wasubiye mu ijuru yambara bwa bwiza bwe. Noneho ahantu neza harurangiza, handangiza nkagira n'ubwoba mu mutima, nkumva ndahahamutse, nkakunda Yesu biruta ibyo wowe wumva, biruta nkagira kwizera Yesu kuruta uko wowe utekereza. Ni hano muri Timoteyo, naho narahisomeye, ari Imana ihanyeretse, nta n'undi muntu uhambwiye. Timoteyo wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, ibice 3, umurongo wa 16. Hano ho haranyica. Si ugushidikanya, ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri. Ngaho mbwira. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi,
ikazamurwa igahabwa ubwiza. Ni igiki kigutera kudafata Yesu Kristo, kutizera izina rye? Ni iki kikubwira ngo Yesu Kristo ni intumwa ngo nk'izindi zose? Nutamwizera se ninde uzaba warakubabariye ibyaha bya kamere? Ko ari izina rye ari ryo twahawe kwizera ngo riduheshe agakiza. Nutaryizera ngo wizere izina rye, umuntu nakubaza ngo Yesu Kristo ninde unasinziriye, nuterwa n'abazimu uvuga ati mu izina rya Yesu Kristo ndabirukanye. Nusengera umuntu ngo akire ukoresha izina rya Yesu Kristo. Nusaba ibyo kurya ukoresha izina rya Yesu Kristo. Nusaba imyambaro, erega arabizi, azi ibyo dukeneye, azi byose, aratureba, umva aranzi, azi Beti, aramuzi ku gato no ku kanini, arakuzi, azi ibyo ukunda, azi ibyo wanga. Rero wamaze kwizera Yesu akugira munini, akakugira mugari, akagufungura. Hari naho ubu ngubu tutaragera, azagenda adufungura, twagure, yongera twagure, yongera aducira inzira. Izina rye ni ryo rikiza, izina rye ni ryo rigabura, izina rye ni ryo ritanga ubukire, izina rye ni ryo rikwereka inzira. Ntiwiyobore. Nimba ugiye kugura ikibanza ukaza ukamubaza, kuko hari ahantu njyeyo, njye gutura kuri uriya musozi, njye kwaka akazi hari ahantu, njyana umwana kuri ririya shuri, ariko niwiyobora ushobora no kumujyana ahantu azagenda agakubitana n'abamunywesha urumogi, kubera yuko we warebeye mu mubiri. Ariko wabajije Yesu, aragusanga nijoro usinziriye, utangira kurota, ugatangira kwerekwa, ukagira ayandi maso, ukagira ijisho ry'Imana, kuko iyo ufite Yesu ugira ijisho ry'Imana, akagusobanurira, ukagira gusobanukirwa, ukamenya. Rero ntago naba naramenye ko Yesu Kristo ari Imana yigize umuntu ngo nanirwe gukora icyigisho gihora kivuga ko Yesu Kristo ari Imana yigize umuntu. Nibyo nagira ngo nkwigishe wowe ukurikirana BTM TV. Bye bye. Yesu Kristo abane natwe. Amen.